badani nanone kandi ndagarutse ikiganiro ni The Think Wise. Uyu munsi rero ngarutse ku bakobwa. Mu biganiro byose byatambutse hari byinshi twagiye tuganira mwagiye mwungukiramo, twagiye tubona ama message yanyu, ubutumwa bwanyu twagiye tubona. Uyu munsi rero ngarukanye tips ivuga ngo iri kuvuga ku bakobwa cyane, noneho maze iminsi nkuburira abagabo n'abasore, ariko uyu munsi nagira ngo mvugane n'abakobwa. Twavuze itandukaniro riri hagati yo gutereta ndetse no kurambagiza, ariko uyu munsi noneho ngiye kubabwira ngo abakobwa mufungure, mwongere volume. Abakobwa mwongere volume. Ibintu 3 cyangwa 5 bigaragaza umuhungu uri kukurambagiza. Ikizakubwira umuhungu uri kukurambagiza, icyambere, umuhungu uri kurambagiza arangwa no kuba yiyubashye kandi nawe ubwawe akagira ute, akakubaha. Kabiri, umuhungu uri kurambagiza ntaba afite ikintu bita ibigare, kuko aba ari umugabo w'ibitekerezo, aba ari umusore w'ibitekerezo, ku buryo atabona umwanya w'utugare tw'amafuti. Urumva? Umusore uri kurambagiza aba ari iyo muri kumwe ibintu byinshi, akwereka ibintu biri rwiyo, ntabwo akubeshya. Urugero, abantu rero bazi ko kubeshya ari ukuvuga ibintu by'ikinyoma. Umusore uri kukurambagiza ntashobora kuza ngo muhure yatiriye imyenda, ntashobora kugusohokana ahantu hahenze adafite ubushobozi. Umusore uri kukurambagiza akubwiza ukuri, akubera clair, kuko ni umuntu wamaze kuguteguramo umuntu uzamubera umufasha, nk'uko twabisobanuye ko ntagiye nemera ijambo umugore. Ibiganiro byatangiye byabanje. Urumva? Ntabwo ashobora kukubeshya, agerageza kukubwiza ukuri nk'umuntu ugukeneyemo, umuntu muzahora. Icya gatatu, umusore uri kukurambagiza amahame ye ayakwereka mbere. Impamvu ayakwereka mbere ni iyihe? Urugero, ashobora kuba ari umuntu afite kamera itandukanye. Iyo kamera yikwereka mbere kubera ko yamaze kuguteguramo umuntu uzamubera umufasha. Iyo akweretse amahame ye mbere, akakwereka kamera ye mbere, wowe muri kuri umuntu uri bizarre cyangwa se uri umuntu udafite gahunda, uriyirukana. Ariko iyo uri umuntu ufite gahunda, weho wiga kubana na ya mahame ya wa muntu, like nk'uko nawe yiga kubana n'amahame yawe. Kubera ko iyo ari kukurambagiza nawe hari ibyo akwigaho kugira ngo azabashe kubikavaringa. Ni ukuvuga ngo rero iyo weho agukenemo kuzamubera umufasha kandi uri umugore, wiyirukana mbere, kuko hari ibintu utabasha kwafodinga kuri we, kubera ko niwo mutego aba yaguteza. Kuko bati ibintu nabasha kugira abyihanganira, tubwe niba nkunda kurakara nkabimwira bati ese nakunda utazi gutagira utaraka, niba akunda kunywa inzoga akabikwereka, niba anywa itabi akabikwereka, wewe uzavuga ati ngewe rwose sinakundana n'umugabo unywa itabi, sinakundana n'umugabo w'inzoga. Icyo gihe wowe wikuramo kare, ubuteri ya type yiwe. Urumva? Ariko nibura uwo muntu wabikweretse mbere atandukanye na wa muntu ushobora kubikwereka mwamashije gute kwa abakurambagiza. Icya gatatu, umusore ukurambagiza nta pfunwe agira ryo kupresentinga inshuti ze. Akwereka inshuti ze, akwereka imiryango ye, rwose nta pfunwe abagize afite.
cya gatanu ntabwo umuhungu ukurambagiza ahava akagera ntabwo ajya aha agaciro utuntu duto cyangwa se impamvu iyo ari yo yose yatuma wowe nawe mugira utandukanye. Baraza bakamubwira ibigambo ibi n'ibi, ntabwo abiha agaciro. We agukunda mu bihe bishoboka n'ibitagifite n'ibidashoboka. Noneho iyo agukunda, iyo akurambagiza, bivuze ngo hari ibyo mumubwira we kuko abiha umwanya, byinshi bamubwira babizi, aba yarafashe umwe taking time and think about you. Iyo yamajije kugutekerezaho rero biragoye ko bajya kumubwira ibyo atazi. So impamvu iyo ari yo yose, any reason bamuha kugira ngo mube mwagirute mwa break down, ntabwo ayiha umwanya. Ibyo ni byo bintu by'ingenzi biranga umusore ugirute kurambagiza. None se wari ubizi? Niba utari ubizi dushimire muri comment, kandi niba utari ubizi amasomo meza utangire utekereze ku bantu bakurambagiza. Ciao ciao.